Mwijoro ryakeye itsinda ry'abasore batatu rya Urban Boyz aribo Humble Jizzo, Safi ndetse na Nizo abangaba bari bategerejwe cyane n'abatari bake nyuma y'uko rero abantu benshi bibazaga niba iri tsinda rizongera gusubirana kuri ubu ngubu bamaze kugera mu Rwanda bagiye gukora imyiteguro y'ibyumweru bibiri mbere y'uko igitaramo cy'iwacu muzika festival gisoza kiba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Ni ukuvuga ko aba bose uko ari batatu bongeye guhura nyuma y'uko bari bamaze imyaka igera ku munani batari kumwe. Bagiye bakora indirimbo nyinshi zitandukanye zakunzwe n'abatari bake, indirimbo zose zigera kuri 70 na album esheshatu zose zirahari zirabitse, nizo bagiye gusubiramo, nizo bagiye kurepeta, ariko ntago ari byo byonyine kubera ko bakoze amakolabo aremereye cyane. Akolabo batangiriyeho n'umukobwa wo muri Uganda bita Jackie Chandilu, bakoranye indirimbo yitwa Take It Off. Iyi ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane bakorewe na producer Washington ubwo batangiraga kwinjira mu njyana ya Afrobeat neza, nyuma y'uko bari batangiye gukora kuri album yabo bise Kelele. Iyi album bakoreye muri Super Level ari nabo bari bayishingiye ubwabo. Iri tsinda ariko bigeze muri 2017 ryaratandukanye ubwo Safi Madiba yabasezeraga, ariko iri tsinda ryasigaye ari abasore babiri ariko nabo bigera nyuma bita abatandukanye. Ibutaza amateka yabo rero nakubwira ko iri tsinda rya Urban Boyz ryahereye mu karere ka Huye i Butare aho Nizo yigaga, mu gihe Humble Jizzo we yigaga ahandi, ariko bose bakaza kwisanga bari kumwe. Hanyuma uwitwa Safi nawe akaza kubiyungaho kuko we yigaga Igitwe, ariko umwanya munini yawumaraga ari i Butare kubera ko yari afite famille. Ryatangiye ari itsinda ry'abasore batanu kubera ko uwitwa Nizo yarasanzwe ari umuhanzi ariko afite undi bakorana, ariko nanone uwitwa Humble Jizzo nawe yari afite undi bakorana. Hanyuma Safi we yaje abiyunga ubwo bahita baba abasore batanu. Ubwo ryari itsinda rigizwe na Linoji ndetse na Scotty, Humble Jizzo ndetse na Safi ndetse na Nizo Boss. Abangaba bari batanu, ariko bigeze mu mwaka wa 2008 batangira gukora ari batatu gusa nyuma y'uko abasore babiri bandi bari bavuyemo, ubwo ni Scotty ndetse na Linoji bari bamaze gutandukana nabo. Hanyuma aba basore batangiye gukora umuziki wabo, batangirana indirimbo bise Sindi Ndyarya, indirimbo yakunzwe n'abatari bake cyane, inabaha icyizere cyo kumva ko bakwiye kwerekeza mu mujyi wa Kigali bakareka akarere ka Huye ahubwo bakajya mu mujyi wa Kigali guhangana n'abandi bahanzi. Bagezeyo ntago byaboroheye habe na gato, ariko indirimbo bari barakoze yitwa Sindi Ndyarya yakomeje kubazamura cyane. Witwa Alex Muyoboke barakoranye guhera mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2012 kugeza mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2013. Kera bafashije nawe abongeraho irindi tafari nkuko byagaragaye mu ijoro ryakeye ubwo Muyoboke yagiranaga ikiganiro n'igihe Culture, yavuze ko ari imwe mu bantu bishimiye cyane iri tsinda rya Urban Boyz ndetse nawe hari icyo yabafashije. Byanavuzwe ko kenshi ari we wagendaga abunga. Iri tsinda rya Urban Boyz ryakomeje gukora kugeza ubwo ryegukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2016. Rero bagarutse mu Rwanda bagiye kongera bataramira abanyarwanda kuri album zabo nyinshi bagiye bakora zikomeye, arimo nk'iyo bahereyeho bise Icyicaro, Agatebe, Gatoki, Ishyamba, Ku Rugamba, Kelele ndetse na Adamu na Eva. Izo album zose rero nizo aba basore bibitseho, bakoranye n'abahanzi bakomeye harimo nka Iyanya, bakoranye indirimbo yitwa Tayari, bakoranye na Good Life indirimbo yitwa Kidore, banakorana na White Benda indirimbo bise Nipe. Ntagara bonyine kubera ko banakoranye na Jackie Chandilu indirimbo yitwa Take It Off. Izo ndirimbo zose ni zimwe mu ndirimbo zagiye zigaragaza ubudahangarwa bw'aba basore batatu bari bazamutse neza nk'itsinda rikomeye, bikanabahesha no gutwara ibihembo byinshi cyane bigiye bitandukanye harimo nka Salax Award batwaye ku nshuro enye zose. Ni mu gihe nanone ariko banatwaye n'icyo gihembo cya Primus Guma Guma Superstar ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu karere ka Rubavu. Niho bategerejwe mu bitaramo bya iwacu muzika festival. Abantu benshi barashimira uwitwa Mushyoma cyangwa se Bubu, niwe wafashije iri tsinda kongera gusubirana nyuma y'imyaka igera ku munani yose. Uyu nguyu rero nawe usanzwe afasha EAP cyangwa se East Africa Promoters gutegura ibitaramo bya iwacu muzika festival. Byatangiye guturuka kera cyane kugeza ubu ngubu rero baracyakora muri ibitaramo, nibwo Urban Boyz bagiye kongera kugaragara bari kumwe nk'itsinda. Abantu benshi bari kwifuza ko iri tsinda ryakomeza, ariko Alex Muyoboke abajijwe icyo yifuza kuri iri tsinda yavuze ati abangaba nakifuje ko bakora indi album bakagenda bakituriza buri wese agasubira mu bikorwa bye, cyane ko uwitwa Safi Madiba asigaye afite ibikorwa bye arimo by'umuziki, ariko nanone Humble Jizzo nawe afite ibikorwa bye kuko mu minsi ishize yasohoye indirimbo ndetse hari n'indi yari yarasohoye. Ariko Nizo we ntago yatangaza niba agiye kugaruka mu muziki. Kuri iyi minsi ibere kuri YouTube ari kumwe na Queen Lingo ngo bagenda bakorana ibiganiro kuri YouTube. Nitwa Tiger the Great, komeza kugira ibihe byiza.